Umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho uravuga ngo umwanzi w'Imana. Umwanzi w'Imana niwe tugiye kuganiraho. Umwanzi wande? Umwanzi w'Imana. Yego, umwanzi w'Imana. Hariho igihe umuntu umubaza uti umwanzi wawe ninde, agahita akubwira umudamu cyangwa umukecuru baturanye, akakubwira ko umwana we w'imfura kugira ngo apfe ari we wabigizemo uruhare, akakubwira ko umudamu we cyangwa se umugabo we cyangwa se umuvandimwe we yapfuye ari we azize, akagera no ku rwego rwo kuvuga ngo iyaba naringize amahirwe akamva mu maso nintamwimuka azanyimuka. Ugasanga n'ubwo buzima abantu tubayemo. Imana rero nayo ifite umwanzi. Imana nayo ifite umwanzi. Ariko iyo twongeye kureba nanone hari mu byanditswe byera mu mwuka w'ubuhanuzi, tujya tubona neza yuko nanone umuntu nawe afite umwanzi, ariko we ntabwo ari umwanzi umwe, ahubwo afite abanzi bagera kuri batatu. Abanzi bagera kuri batatu ahanganye nabo, kandi yabanesha akagira umugisha wo gukomorerwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Umwanzi wa mbere ni umubiri. Umwanzi wa kabiri akaba ari isi. Umwanzi wa gatatu akaba ari umubi cyangwa se ari Satani. None rero Imana nayo ifite umwanzi, kandi ifite umwanzi gica. Reka dusenga Imana mbere yuko tujya mbere. Reka duce bugufi dupfukamye, hanyuma dusenga Imana. Uwiteka, Imana ikomeye, Imana igira ubuntu n'imbabazi, twongeye kugushimira ko utugiriye neza ukaduha amahirwe yo kuza imbere yawe muri iki gitondo kugira ngo twumve icyo utubwira. Uturinde kwibangamira ngo twibere inkomyi, ahubwo wugurure amarembo y'imitima yacu kugira ngo tubashe kumva icyo ugiye kutubwira muri iki gitondo. Kandi uko twese turi imbere yawe hirya no hino mu batuye isi, ku migabane yose ituye isi, dore turahari turapfukamye. N'udapfukamye akoresheje amavi y'imibiri, akoresheje amavi y'umutima, nyabuneka utugirire neza, wumve gutakamba kwacu, uturindemo umwanzi muri twebwe ushobora kukubera umwanzi, ahubwo twese nk'uko tubyatuza akanwa kacu tuvuga ko tugukunda, maze bibe no ku ndiba y'umutima wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubane natwe muri iri jambo, tubisabye Imana ku buntu mu izina rya Yesu, amen. Yego, twari tumaze kuganira ko tugiye kwiga ku magambo makeya atubwira ngo umwanzi w'Imana. Umwanzi w'Imana, icyo akora nawe ushobora gutekereza ukibaza umwanzi wawe ninde? Mbese umwanzi wawe ninde? Buriya rero nubwo umuntu ashobora kubyumva ukundi, uramutse udasobanukiwe neza n'uwo muhanganye, uramutse udasobanukiwe neza n'umwanzi wawe, Abanyarwanda bavuze amagambo akomeye cyane, cyangwa se twavuze amagambo akomeye cyane, nubwo wenda bamwe muri twebwe turi hano atari twe twayaremye, ngo uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Impamvu nkoresha iryo jambo ni uko nzi neza yuko ibyo ni ibikorwa bishobora gukorwa mu bantu, nubwo bamwe na bamwe batajya babyemera kubwo kwiringira Imana, ariko nabyo ni byiza kuko burya uko wizera ku uko nguko. Ni byiza rero iyo wamenye ikikubangamira,
iyo wamenye ukubangamira ubona uko umwitwaraho. Iyo ufite umutima mwiza udafite guhangana, wa muntu ukamwereka yuko nta kibazo ufite kuko wamumenye ukamenya uko umwitwaraho, iminsi iricuma da, iminsi iricuma. Reka dufungure Bibiliya zacu, hanyuma dutangize rya somo nkunda, isomo riboneka muri Yohana igice cyaho cya mbere. Mbese muracyari kunyumva? Havuga umuntu umwe. Murakoze cyane, murakoze, Imana ibaha umugisha. Yohana igice cya mbere ni isomo tumaze kumenyera, ariko reka dusabe Imana rye kuba kurimenyera, ahubwo buri muntu wese ashaka ukuntu ritwarira mu mutima we. Isomo rikomeye cyane, isomo rishingiyeho kwizera k'umuntu wese ugana mu rurembo rwo mu ijuru. Yohana igice cya mbere turahera ku murongo wa 10. Ahari amagambo avuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Mu gihe gito ushobora kugubwaho n'akaga ko gusobanukirwa neza yuko Yesu yagendagendaga muri ubu butayu bwa bundi twahoze tureba ku munsi w'ejo. Ntabwo nivuze, nitwa Gatabazi Eliyazeri cyangwa se Brother Nason, niwe mugiye kuganira iri jambo. Uretse ko wenda hari ntekereza ko ijwi mumaze kurimenyera, wenda ubwo nakibwira abaje kuri iyi platform bwa mbere cyangwa se bazumva ubu butumwa mu buryo bwa audio biciye kuri YouTube cyangwa se mu bundi buryo. Ni Brother Nason muganira. Ushobora kuzabona mu minsi iza uhuye n'akaga kakubwira ngo nyamara muri bya bihe, igihe abantu bigiraga ku ma platform, igihe abantu basengeraga mu miryango, burya wari umugambi w'Imana. Ariko ingorane zavutse nuko abantu batigeze bemera yuko wari umugambi w'Imana, bakakomeza kwizirika ku bitagira umumaro. Uze kuza gusanga amateraniro yose yagiye aba warayitabiriye, ay'ibyumweru 2 warayitabiriye, ay'ibyumweru 3, ay'iminsi runaka, ay'icyumweru se, ay'iminsi 50 warayitabiriye, ariko usanga wagendaga ubifata nk'ibintu bidashoboka. Ahubwo abayitabiraga, abagiraga amahirwe yo gutunga inkoni n'Imana bakabasha kuvuga ijambo kuri ayo ma platform, nawe wavugaga ko ari abantu b'abarakare. Kandi wasanga hari umuntu uri hano utazi yuko ari umurakare. Ngo twahindutse abarakare mwa bantu mwe, ngo twahindutse abarakare rwose, ngo nta mikino ngo tukigira. Uretse ko naje gusanga ibi bintu bikomeye cyane. Nize ibyerekeranye n'inkomoko y'ubugizi bwa nabi, aho inkomoko y'ubugizi bwa nabi ituruka. Niba hariho ikintu giteje akaga, ni ukuguhindurira izina, izina wiswe n'ababyeyi barangiza bakarihindura ntibari guhamagare. Urugero, giti mu jisho. Ariko buriya wabonye igiti mu jisho igihe yanyuraga ahangaha, giti mu jisho, ubwo ngo utangiye kumutekereza, umuhimbira irindi zina kugira ngo abantu batamenya ko ari we uri kuvuga. Urugero ruto cyane, hari abantu benshi dufite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bakiri mu nzu za gereza, yemwe banakatiwe burundu, bagendeye ku magambo abantu batesheje agaciro abandi, babita inzoka. Ku buryo umuntu bamubwiye bati fata umuhoro ujye guhiga ziriya nzoka ziraturembeje, afata umuhoro ayoboka buhumyi, arirukanka akora amahano, akora jenoside, agendeye kuko umuntu bamuhinduriye izina. Ngaho tekereza,
baramutse batanze itegeko bakavuga ngo nimugende mujye kureba umuntu witwa reka ndebe hano muri aya mazina andi hafi, reka turebe umuntu witwa Korodine tumukunde, ni umurakare, niba mugiye kumureba ni umurakare, mugende mumurebe nawe ari mu bantu b'abarakare. Korodine basanze wenda ari kwiyogereza amasahani. Ubwo rero niba ari polisi ije, niba ari wenda hari ari daso, niba ari abasirikari, baraza bikokinze baje kureba umurakare. Impamvu baraza bikokinze nuko ari umurakare baje kureba. Ntago baraza nk'abantu bafite imbaraga nkeya baje kureba umubyeyi cyangwa se baje kureba umukobwa, ahubwo baraza bafite ingufu kuko baje kureba umurakare. Umuntu warakaye niki yagukorera? Ushobora kumubwira ngo jya imbere tugende, yarangiza niba afite umuhini akawugukubita kuko ni umurakare. Umuntu w'umurakare ashobora kuba uje kumureba aho kugira ngo mubwire ngo jya imbere tugende, akakuvuza amabuye akakumena impanga. Niyo mpamvu bagomba kuza nabo bigenjeje gute? Biteguye. None mwari muzi ko mwahindutse abarakare? Babahungu b'i Roma bo bakinnye bavuga yuko turi ibivejuru. Ni ukuvuga ngo iyo haje ijambo ryitesha agaciro, reka nkubwize ukuri, ntushaka kujya ubitekereza kenshi. Uretse ko kandi niyo umuntu yanarakara yaba afite impamvu, yaba afite icyamurakaje. Yego, usange wibutse neza yuko mu bihe byatambutse kuko ubwo butumwa bwatambukaga buvugwa n'abantu batandukanye, ugerageze kongera gushakisha platform wababonaho uyibure. Reka mbabwire ngo ubu buryo dukoresha nuko Imana igifasha imiyaga, abamarayika baracyafasha imiyaga kugira ngo intore z'Imana zibanza zishyirweho ikimenyetso. Ariko ndakubwiza ukuri, mu gihe gitoya turaza guhura n'ikigeragezo kiri buze gutuma tutagitunga amatelefone, turahura n'ikigeragezo kiri buze gutuma tutagitunga amakompiyuta, turahura n'ikigeragezo kitari buze gutuma mbasha kwicara hano ngo nindangize mvuga ijambo ry'Imana, ahubwo nanjye kurisoma bingoye cyane. Kandi ibyo bihe twarabibonye, twabonye ishusho yabyo mu minsi yatambutse, twabonye ishusho yabyo. Uraza kuza kugerageza rero kubitekerezaho, ariko se ba bantu bwa buryo bwakoreshwaga, ese bwashoboka gute? Buzashoboka gute se kandi ama YouTube ikintu kiri kujyaho cyose bari kugikuraho, n'uwagishyizeho bakamuhiga bukwari? Yesu yaje mube, yaje mu isi, ariko ageze mu isi abe ntibamumenya. Reka mbabwire ngo iyi mirongo yose yashyiriweho kugira ngo ab'Imana babashe kumumenya. Twibuke ko turi kwiga amagambo avuga ngo umwanzi wande, umwanzi w'Imana. Turacyatangira, turacyari mu rufunguzo cyangwa se mu cyo bita intangiriro. Yesu yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Reka mbabwire, twagakwiriye kuba turi abantu b'Imana, abantu Imana yironkeye, kubera ko mbere ya byose twebwe twabambiwe cyangwa se twacunguwe isi itararemwa. Twaremewe muri Adamu wa kabiri, isi itararemwa, agakiza gahinduka kacu kuko Yesu yadupfiriye twebwe ubwacu tutari twakabaho. Yadupfiriye umuntu atari yaremwa mu buryo bwo kwizera, ariko aremwa incungu yararangije gutegurwa kera mu nama y'agakiza. Byumvikane ko rero n'ubundi turi abantu b'Imana mbere y'uko turemwa, ariko ingorane zikomeye cyane twebwe ntitubyemera ngo tubyizere bihinduke ibyacu, kuko duhinduka abo nyirizina ari uko tumaze kwemera aya magambo ari ku murongo wa 12 ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ingorane zikomeye rero nuko yaje muri twebwe,
yaje mu isi ariko twebwe ntitwamumenya. Iyaba twari dusobanukiwe neza n'umugambi w'izi gahunda tuba turimo aha ngaha, aya mapuratifomu nkunda kubwira abantu nta munyabyaha ukunda undi. ubwo uzi abantu baryamye uburyo bamerewe neza muri aya masaha. Abantu baryamye bamerewe neza, bari mu tuzozi tumwe na tumwe, abandi harimo n'abari mu nzozi zo gutoragura amafaranga bitewe n'uko bifitiye ikibazo. Ubu bari gutoragura ibifaranga byinshi cyane by'ibidolari batashobora kubara. Abandi barimo barubaka ama etaje mu nzozi, bamerewe neza cyane, bararyamye bararuhutse, ibitotsi by'aya masaha biba biryoshye cyane. Iyaba waruzi umugambi Imana yatumye yemera ko aya masaha iki gikorwa cy'ivugabutumwa kiba gihari. Ariko ikibazo ushobora kuzabisobanukirwa hirya y'igihe bitagishobotse, ugasohorerwa aya magambo ngo yaje mube, ariko abe ntibagenza gute, ntibamwemera. Icyakora bamwemeye muri ibyo bihe, abamwemeye mu minsi 50, abamwemeye mu byumweru 2, mu cyumweru mu byigisho ibyo ari byo byose byatambutse, bakumva iryo jwi koko bakamwemera, abo ngabo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi kwigana amagambo atubwira ngo umwanzi w'Imana. Niyo waba uri aha ngaha ugahita ubyumvira aha ngaha, urumva neza yuko umuntu wese utaremeye ngo yizere izina ry'uyu mwana w'intama w'Imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, ubundi uwo ni umwanzi w'Imana. Ubundi igisubizo cyabonekera aho ngaho. Ariko kuko abantu turi bagica, hariho n'igihe dushobora kugaragara yuko tumwemeye kandi koko tugiye kugenda nk'uko ari, ndetse tumwizeye, ariko bitari muri twebwe. Reka tujye muri cya gitabo twigeze tukigana kera, ariko twiganyeho bikeya. Igitabo twize mu minsi 40. Ni igitabo cyiza cyane. Mu minsi ishize nari ndi gutekereza ngo uwazafata igihe umuntu akagikoramo ibyigisho mu buryo bwo kugisoma, abantu tukiyibutsa ibi bihe, kandi Imana izamfashe nzabitegura. Nintabitegura wenda hari bitewe na gahunda, hari igihe tuzigana iki gitabo, kuko ni igitabo cyiza cyane. Igitabo cyitwa Intambwe zigeza umuntu ku bubyutse. Intambwe zigeza umuntu ku bubyutse. Abagifite mwacyegeza hafi, kuko ntekereza ko gihari rwose. Hari n'abagifite ku mantuza, ku ma soft. Abagifite rero mucyegeze hafi tukiganiriremo ijambo ry'Imana. Ahantu tugiye kuganira rero ni ahantu hari amagambo atubwira ngo amatsinda 3 y'abantu n'isano buri wese agirana n'Imana. Amatsinda 3 y'abantu n'isano buri wese agirana n'Imana. Nari mvuze ngo birashoboka, kuko abantu turi bagice cya micaca, yuko n'ubundi ushobora kuvuga ko wizeye umwana w'intama w'Imana ndetse wahindutse umwana w'Imana, ariko kandi n'ubundi ukaba ukiri umwanzi w'Imana. Kandi uwo mwanzi w'Imana umeze atyo, bavandimwe nshuti nkunda, niwe mubi, ndetse niwe mubi kuruta abagaragaje uruhande rwabo rw'uko iby'Imana bitabareba. Reka tujye mbere, ni ku ipaje ya 25. Abahageze, ijambo ry'Imana ritandukanya amatsinda 3 y'abantu hashingiwe ku isano buri wese agirana n'Imana. Muri buri tsinda muri yo hagiye harimo ibicucu bitewe n'uburyo ababyeyi ba buri wese bagiye bamurera. Kamere ya buri muntu cyangwa se ibyo yimenyereje, imyaka ye, umuco w'igihugu cye, uburere n'ibindi. Nyamara nubwo hariho
ayo matandukaniro bafite uburyo butatu gusa bw'ibanze bw'imyifato bafite imbere y'Imana. Aya magambo arakomeye cyane atangiye iki cyigisho, kubera yuko no mu rubanza rwo mu ijuru ibi bintu bishingirwaho. Nubwo batubwiye ko hari uburyo butatu duhuriraho nyirizina, ariko ibi bintu nabyo bibanza bishingirwaho. Imyaka haruguru ngo kamere ya buri muntu cyangwa se ibyo yimenyereje, imyaka ye, umuco w'igihugu cye, uburere n'ibindi. Mu rubanza ibi bintu byitabwaho kugira ngo bitaza kuza kugaragara yuko wenda hari uhohotewe. Uburere wahawe n'umuryango, umuco w'igihugu, akarere ubarizwamo, buri kintu cyose kigasuzumanwa ubwitonzi kugira ngo uze kuza kugaragara neza koko kudashyitse cyangwa se ko ushyitse. Ariko hari ibindi bitatu duhuriraho. Icya mbere, hari abakristo badashyikirana n'Imana, hari abantu badashyikirana n'Imana. Abo bantu Bibiliya imwita umuntu usanzwe. Umuntu udashyikirana n'Imana ni umuntu bize ngarame. Abantu nimo bazi se rwose, nta n'umwanya bashobora kugeraho kujya mu rusengero. Mu yandi magambo tubita abapagani. Abo bantu bitwa abantu basanzwe. Bitwa abantu basanzwe. Kabiri, hari abafitanye n'Imana isano ihamye kandi yuzuye. Hari abafitanye n'Imana isano ihamye kandi yuzuye. Uyu Bibiliya imwita umuntu w'umwuka. Uwampa ukaba muri uru ruhande, uwampa nanjye nkaba muri uru ruhande. Aba bantu bagirana n'Imana isano ihamye kandi yuzuye. Aba bantu Bibiliya ibita abantu b'umwuka. Gatatu, hari abafitanye n'Imana isano y'igice cyangwa se bishushanya. Uyu Bibiliya imwita umuntu w'umubiri cyangwa se umuntu wa kamere. Mbese ninde muri aba batatu ushimwa? Reka tumanuke tujye ku gika gisoza iyi paji ya 25. Ariko umuntu usanzwe wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Umuntu usanzwe nta mushyikirano namba agirana n'umwuka wera. Yibera mu isi gusa kandi nta n'ibyo ajya ashaka kumenya ku Mana, cyangwa se akabikora gake gashoboka. Twari tumaze kubisobanura. Uyu rero ni umuntu Bibiliya yita umuntu usanzwe. Mu yandi magambo twebwe tumwita umupagani. Amatsinda uko tugeze ku ipaji ya 26, umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere bombi bari mu itorero. Umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere bose bari hano kuri platform, bateze amatwi kandi banatambutsa ibyigisho rimwe na rimwe ku ma platform atandukanye. Ariko munyumve neza, niwe yumvamo, ntabwo ndaba nkuvuza, ahubwo uravuzwe n'ijambo ry'Imana, kuko aba bantu bari mu itorero. Kandi tuzi neza yuko kuba turi mu itorero riri ku rugamba ntago bivuze yuko ari itorero twamaze kunesha. Oya. Ubwo rero si igitangaza yuko naba ndi hano kuri platform ndi kubwiriza, nyamara kandi nanjye ndi umunyetorero wa kamere. Ijambo riratubwiye ngo umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere bombi bari hano kuri platform kuko bari mu itorero. Aya matsinda uko ari abiri avugwa mu mwihariko mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 2 n'icya 3, ndetse no mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere 17, no mu Bagalatiya igice cya 4 n'icya 6,
dukwiriye kuzirikana ko igitandukanya aya matsinda ari urwego rw'umushyikirano bagirana na Mwuka Wera. Niko bimeze kuko Imana yagennye ko Mwuka Wera ari we wenyine ubasha kuduhuza n'ijuru, nk'uko tubisanga mu bifuzwa ibihe byose, paje ya 322. Umutima ugomba gukingurirwa imbaraga ya Mwuka. Nibitagenda bityo ntabwo imigisha y'Imana izabasha kwakirwa. Umwuka w'Imana agomba gufungurirwa, umutima ugomba gufungurirwa imbaraga ya Mwuka. Nibitagenda bityo ntabwo imigisha y'Imana izabasha kwakirwa. Imana itugirire neza kandi iduhe amahirwe yo kumva icyo iri jambo ritubwira. Rwose tugire umugisha wo gukurwa mu mubare w'abanyetorero ba kamere. Reka dusimbuke tujye kuri paje ya 28. Hejuru, umunyetorero wa kamere. Umuntu ashobora kuba umunyetorero mu gihe gito cyangwa se akamara imyaka myinshi ariko agakomeza kuba umuntu wa kamere. Umuntu ashobora kuba umunyetorero mu gihe gito cyangwa se akamaramo imyaka myinshi ariko agakomeza kuba umuntu wa kamere. Ashobora kuba yaratangiye inzira y'ubutayu ayitangiranye n'igihiriri cyinshi cyane twahoze tureba ejo, cyajemo abantu batandukanye, agatangirana nabo ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020, akagenda akomeza kwijajabira ashakashaka, akabwirizwa, agahunga, ariko kandi agakomeza kuba umunyetorero wa kamere. Iki kintu kirakomeye. Yewe nanjye uri kukivuga umenya ntari kucyumva ku murongo wacyo. Imana itugirire neza. Niba utunguwe no kwisanga uri umukristo wa kamere, uyu mwanya ntago ari ejo. Niba utunguwe no kwisanga uri umukristo wa kamere, uyu mwanya ntibuguhagarike umutima cyane, ahubwo wishime, kubera ko ufite uburyo bwo kubihindura. Ndetse uyu mwanya, niba uramutse usanze ugitwarwa na kamere, uyu mwanya byishimire, kubera ko ugize amahirwe yo gushaka uburyo bwo kubihindura. Kandi nanone uyu mwanya washaka wabihindura. Hari abantu baba mu matsinda. N'ejo hari umuntu ahoze ari kubimbwira, arambwira ati buriya muvandimwe, niba ubu bukuru bw'itorero na n'iyi saha akiyumva ko bumuri mati, ibintu byaratuyobeye. Tuzi ko atubwira ibintu akadukanga akaduhabura, yarangiza ukabona ko rwose ikiyobozi kiracyamurimo, yarangiza ati munatange raporo. Uramutse usanze uri umukristo wa kamere, uyu mwanya wabasha kugenza gute? Kubihindura bikemera. Ariko kandi niba bitagushobokeye, hari amagambo uzabwirwa, turaza kuza kuyareba. Reka subiremo aya magambo. Niba utunguwe no kwisanga uri umukristo wa kamere, uyu mwanya ntibiguhagarike umutima cyane, ahubwo wishime, kubera ko ufite uburyo bwo kubihindura. Ndetse uyu mwanya uzagira umunezero mwinshi uturutse mu kubana na Mwuka Wera. Nemera, ndashidikanya ko abakristo benshi ari abantu ba kamere, nyamara bakaba batabyiyiziho, kandi bakaba bifuza kugira imibereho yo kwizera irushijeho kuba myiza. Murumva? Nemera ko abakristo benshi, nemera ko abantu benshi cyane bateraniye kuri iyi platform. Ndabona dufite amadivayisi 100, ndatekereza kuri ku murongo wa mbere wuzuye. Ahandi ntabwo nabona uko mpareba bitewe n'uburyo ndi gukoramo icyigisho. Ariko ntekereza yuko naho hari abandi, hari igihe njya mbona hariho divayisi 50. Abo bantu bahuje rero, kuko ari divayisi zonyine gusa, hari amatsinda nanone arimo abantu ushobora gusanga barenze 50.
amwayene nidushaka dufatire ku itsinda 15 ariko ntekereza ko bahari benshi cyane bayarenze. Namwe nimukube mumbwira abo bantu ukuntu bangana. Abo bantu bose ndahamya nashidikanya yuko niko inyandiko ivuga yuko benshi muri bo ari abakristo ba kamere. Ariko haruguru turasomye ngo uramutse usanze uri umukristo wa kamere byishimire kuko uyu mwanya wabihindura. Ariko kandi ngo abenshi muri abo bakristo ntago babyiyiziho. None twasanze Imana tugapfukama tukayisaba kuturondora. Buri ingorane abakristo dufite zizatuma tunarimbuka nuko tutigeze dusanga Imana ngo iturondore, itwereke uko turi, itwereke ingeso zatunaniye, ibintu birushaho kugenda neza. Uzi ko umuntu atwarwa n'ikintu runaka kikagenda kikamubata neza akabinda koreka kandi ari umuntu w'Imana, akabinda koreka ahora mu byumba by'amasengesho, ariko ku kintu runaka ugasanga ari aho ngaho ntashobora kugira guhindura icyerekezo. Ugasanga wenda n'urugero nitangiye ugasanga yakwamiye ku nyama, urugero ntanzi, ugasanga yakwamiye ku nyama, ntabwo nazireka rwose, ngewe nzi ko umubiri wanjye urazikenera, ariko rwose pe ibintu byose Imana irabizi, n'ibindi ugasanga nibyo. Buri muntu wese akwiye kwisuzuma akareba ko uyu mutima, iyi kamere yapfuye, kubera yuko abakristo benshi uko duteraniye ahangaha dufite ikibazo cy'iyi kamere. Kandi ni umwanzi w'Imana. Turi kwiga amagambo atubwira ngo umwanzi w'Imana. Niba wisanzura umunyetorero wa kamere, uyu mwanya ufite amahirwe yo kubimpindura. Nemera ndashidikanya ko abakristo benshi ari abantu ba kamere, nyamara bakaba batari byiyiziho kandi bakaba bifuza kugira imibereho yo kwizera irushijeho kuba myiza. Kutabimenya kwabo akenshi si ifuti ryabo. Mureke twite kuri ibi gusa. Uzagira umunezero mwinshi binyuze mu kubana na Kristo mu mutima wawe, ubiheshejwe na Mwuka Wera. Muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 11 Yesu aravuga ati, kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye binyuze muri uku guhinduka, uzagira ubugingo bwinshi uko uzajya utera intambwe ku ntambwe. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 Yesu aravuga ati, kandi ngo zibone bwinshi, kandi uzagira ibyiringiro bihamye byo kubona ubugingo buhoraho. Mureke dusome ibyo Pawulo yavuze ku banyetorero bafite umutima wa kamere mu rwa mbere rw'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 1 ndetse kugeza ku wa 4. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere, cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri abakamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane. Mbese nimubaye abakamere koko? Ntimugenza nk'abantu? Ubwo umuntu umwe avuga ati, njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati, njyeweho ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri abakamere? Ngaho nyumvira ikintu gitumye Pawulo ashingiraho yarangiza akavuga ati, muri abakamere tu. Igihe nari kumwe namwe n'ubundi navuganye namwe ko nk'abana batoya, nk'abantu ba kamere, ariko noneho ndababwira yuko na n'uyu munsi rega muracyari abakamere, ntabwo mwari mwaba ab'umwuka. None se niba umuntu yicara akavuga ati, njyewe Pawulo niwe wambyaje ubutumwa bwiza, njyewe Apolo niwe wambyaje ubutumwa bwiza, uwo muntu iyo yabwirije ibintu bigendeka neza. Noneho undi nawe yarangiza akavuga ati, njyewe ndi uwa Kefa, niwe wambyaje ubutumwa bwiza. Mbese murumva mutakira abakamere? Abantu rero nanone bakongera nanone bakavuga bati, umuntu akongera akavuga ati, njyewe iyo ntabwirije ibintu ntago bigenda neza.
kandi ubwo wasanga tugifite abigisha bameze batyo, baharanira kubwiriza, ugasanga ikintu cye ni ukubwiriza nyine. Umuntu umeze nk'uwo nanone wumva ko byanze bikunze atabwirije mu iteraniro nk'iri ngiri bikamutera ikibazo, uwo nawe ni uwa kamere, nta kintu bikimumariye. Ibintu akora n'ubundi ni ibyo ngibi, nta guca bugufi. Ubwo nuvuga ngo adahari, atabwirije, abari kubwiriza bose bari kubwiriza nabi, kuko ninjye wagakwiriye kugenza gute? Kubwiriza. Uwo muntu nawe aramutse abaye akiri muri izi nzira, ari muri ubu butayu, akaba ari haranagenda, njya mbona amagurupe menshi cyane atandukanye, ufite power mu kuvuga, ufite ijwi risumba y'abandi, ubu ngubu ari kubayobora. Muracyari abakamere, muracyari abakamere. Reka dusubire mu Baroma, Abaroma igice cyaho cya 8, n'ubundi turacyari kuri iyo ngingo. Umwanzi w'Imana, twagiye mu Baroma igice cya 8 umurongo wa mbere, turasoma umurongo wa mbere dukomeze. Abaroma igice cya 8, reka tujye mbere. Ndatekereza twahageze twese. Imibereho mishya y'abari muri Kristo. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Umurongo wa 6. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Niba wisanze ukiri umukristo wa kamere, ufite amahirwe yo kubihindura uyu mwanya, ariko nutabihindura umutima wa kamere utera urupfu, kuko n'umwanzi w'Imana, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. 7. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Niba uri mu butware bwa kamere, niba ndi mu butware bwa kamere, icyo nakora cyose, nubwo naririmba kajana, nkaba ndi guhimba indirimbo nziza cyane zigendanye n'ibihe dusohoyemo, nkaba ndi kwigisha ibyigisho, nkigisha ubutumwa bwiza uko bishoboka kose abantu bagafashwa, nkaba nshobora kuvuga ubuhanuzi uko buri n'uko buri gusohora mbikurikiranye neza, byose nkabishyira aho ngaho. Ijambo riravuze ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ntabwo ushobora kunezeza Imana, uko wakwigira kose, uko wagenza kose, ntabwo ushobora kunezeza Imana ukiri mu butware bwa kamere, uri umwanzi w'Imana. Ese turacyari kumwe? Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Reka tujye urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2, turareba ku murongo waho wa 10, hanyuma reka duhere ku murongo wa 9. Nabandikiye muri rwa rwandiko, duhere ku murongo wa 9, ahari amagambo avuga ngo narisomye igice cya 5. Narisomye igice cya 5. Reka tujye n'ubundi mu gice cya 2. Yego, reka duhere ku murongo wa 10.
ariko Imana yabiduhishuriye umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe umwuka w'iyi si, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Umurongo wa 14 niho nifuzaga ko dusoma. Reka tube maso tuhumve neza icyo havuga, ariko iby'umwuka biba bigomba gusobanuzwa iby'umwuka bindi. Imana itugirire neza kandi iduhe ubu bwenge. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ntabwo abasha kumva, nta nubwo abasha gusobanukirwa. Yabyumva ate? Yabisobanukirwa gute kandi ari umuntu wa kamere, afite ibyo ararikiye muri we, afite ibyo ararikiye. Aho ushobora gusanga nsomye umurongo umwe nawe ugasoma undi, narangiza nkagenda ngatsimbarara ku isomo ryanjye nkabikumvisha neza, nyamara kandi ndi no mu makosa. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya ibyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Uwampa tugahinduka b'umwuka muri uyu munsi, tukaba ubwoko bw'Imana, ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami, abantu Imana yaronse kugira ngo tubashe kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye. Ndi kwihuta cyane kuko ndi kwifuza kugera ku musozo. Reka tusubire muri cya gitabo, dusome amagambo ari ku ipaje ya 29. Intambwe zigize umuntu ku bubyutse, amagambo ari ku ipaje ya 29. Reka turebe ku gika cyo hasi. Nanone kandi abanyetorero ba kamere bashobora kugira umuhati bashimishwa n'uko bazi ukuri kwa Bibiliya. Ariko ni abanyetorero bande? Ba kamere, ariko bakagira umuhati cyane bashimishwa n'ukuri kwa Bibiliya. Abanyetorero ba kamere bashobora kuba abantu bakora imirimo myinshi, bakaba no mu myanya ikomeye mu matorero babarizwamo, cyangwa wenda no mu buyobozi bw'itorero. Bashobora no gukorera Imana imirimo myinshi. Imana ishimwe. Wenda muraza kuza kunyumva neza aho nari nabashije kuvuga ngo umuntu abasha kubwiriza, nyamara kandi ari umunyetorero wa kamere, atarigeze ahinduka muri we, akaba afite wenda amahirwe yo kuvuga ko afite ubuhamya, ariko kandi mu migendere ye agakomeza kuba umunyetorero wa kamere. Benshi bazambaza kuri uwo munsi, Matayo igice cya 7 umurongo wa 22 kugeza kwa 23. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. None se wageze ngo ninde uzabwirwa aya magambo? Ni njyewe uri kubabwira ijambo ry'Imana, nimba ntabashije kwisuzumisha ibyanditswe byera ngo nsinde kamere iri muri njyewe.
ntabwo uteze amatwi nubwo nawe azabwirwa ibye, ntabwo uteze amatwi ari we uzabwirwa aya magambo ngo sinigeze kubamenya. Uyu mukristo wa kamere n'igice cya micaca nigeze mbivugaho nkoresheje iryo jambo, kuko abasha kwirukana n'abadayimoni. None se umuntu ubasha kwirukana n'abadayimoni, wowe ukaba utarabasha no kwirukana n'umuntu n'umwe, ukaba utari wabasha no gusengera umuntu wamugaye ngo narangiza ahaguruke, ubundi uri iki noneho wowe? Urumva kamere ufite imeze gute? Urumva ubukiranutsi bwawe bumeze gute? Reka mbabwire, reka twegere Imana dusenge ubudasiba uko buri muntu wese ashoboye, uko umutima uteye. Twegere Imana kugira ngo duhabwe umwuka wera wo kutuyobora. Naho ubundi turi mu kaga, turi mu kaga. Ntabwo imyaka tumaze turi muri ubu butayu, turi muri iyi miruho, ntabwo ibyo twahombye ndetse n'ibyo twitegura guhomba ari ibyo biduhindura abana b'Imana, ahubwo kubana n'Imana, gucika kuri kamere, gucika ku cyaha cyose n'igisa nacyo, nibyo bizatubashisha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu arabisobanuye neza, aravuga ati abantu bameze batyo igihe kizagera baze batakambe, bamborogere, bavuge ko birukanaga abadayimoni, bavuge ko bigishaga mu izina ryanjye, bavuge ko bakoraga, bamaze igihe kinini cyane bakoresha amateraniro, bagaruriye abantu benshi cyane mu matorero, babatirishije abantu, bigishije abantu, bababyaza ubutumwa bwiza, ariko nzaberurira mbabwire ngo sinigeze kubamenya. Mbese ikibazo cyari ikihe? Cyari hehe? Yesu yavuze, tugeze ku ipaji ya 30, Yesu yavuze ko atigeze kubamenya, ntibigeze bagirana umushyikirano uhamye na Kristo, ahubwo bagaragazaga umushyikirano wo kwishushanya. Birashoboka ko bagize kwitanga kudashyitse cyangwa se ntibashikame mu kwitanga kwabo. Ubwo ingorane twaba dufite rero, haba hari ingorane zo kudashikama mu kwitanga kwacu. Yesu ntiyatubwiye, Yesu kasubire ruguru gatoya. Mbese ikibazo cyari ikihe? Yesu yavuze ko atigeze kubamenya, ntibigeze bagirana umushyikirano uhamye na Kristo, ahubwo bagaragazaga umushyikirano wo kwishushanya. Birashoboka ko bagize kwitanga kudashyitse cyangwa se ntibashikame mu kwitanga kwabo. Yesu ntiyatujwe mu mitima yabo binyuze mu mwuka wera. Kubw'ibyo rero nta mushyikirano bagiranye na Kristo. Bityo rero hashobora kubaho ikintu kigaragaza nk'isano umuntu agirana na Kristo kandi ntayihari, bikagaragara ko umuntu afitanye isano na Kristo nyamara ntayihari. Ni ryari Kristo aba atari muri twe? Nasomye amagambo akomeye yerekeye kuri ibi. Mbere y'uko nyavuga, ndashaka kwerekana ko dushobora kubaturwa kuri ibi bintu bikurikira nituramuka tubayeho imibereho ituwemo n'umwuka w'Imana. Umwuka unyuranye n'uwa Kristo burya uramwihakana. Umwuka unyuranye n'uwa Kristo burya uramwihakana. Nyabuneka Imana itugirire neza kugira ngo tubashe kumenya icyo umwuka ari kudushakaho muri iki gihe, kuko umwuka unyuranye n'uwa Kristo burya uramwihakana. Twagakwiriye kuba abantu baciye bugufi ku rwego ruhagije. Twagakwiye kuba abantu barwanya kamere y'icyaha muri twebwe ku rwego ruhagije. Ingeso iyo ari yo yose ibasha kutwizingiraho, tukagerageza kuyereka umwuka w'Imana. Mbere ya byose dukwiriye gusaba Imana ikaturondora, ikatwereka ibyananiranye mu mibereho yacu uko bwije n'uko bukeye. Kandi wabona bitanashoboka, ugasasa inzobe niba uri umugore, ugasasa inzobe niba uri umugabo, ugasasa inzobe niba uri umwana mu muryango, ukavuga uti ndabinginze ngaho namwe nimumbwire amadefa ngaragaraho. Ugasasa inzobe mu iteraniro, ukavuga uti nyabuneka ndabinginze nimumbwire amadefa ngaragaraho, nyabuneka nimuramuka mutayambwiye kandi ahari ijuru rizabibabaze rwose, nimungirire neza kuko ndashaka kubaho nkiranukiye Imana. Reka tujye muri Matayo igice cya 18. Matayo igice cya 18 niho tugiye gusoreza
ijambo ry'iki gitondo, nubwo hari ibindi numvaga twakarebyeho, ariko nta kibazo, turacyari kumwe. Nitunashaka cyangwa se nibishoboka, Imana nibishaka, ejo dushobora gukora umugabane wa kabiri w'iki cyigisho, ariko hatabayeho gutindira abantu, ntacyo biraba bitwaye. Igice cya 18 Matayo, reka duhere ku murongo wa mbere. Ubukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru. Yesu yarebye ingeso zacu, areba uko duteye, abona ikintu kidukwiriye ari uko akwereye no kutwereka ibyacu aho bikwiye kugarukira mu byerekeranye n'imibereho tubana n'abantu. Ubukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru ubwo ari bwo. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara umwana muto, amuhagarika hagati yabo, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Tugiye gusangira ijambo mu minota 2. Ndagira ngo mbabaze, mbese umwana mutoya ameze ate? Umwana mutoya ingeso ze zimeze gute? Umwana mutoya munsobanurire. Ndifuza ko ababyeyi, yemwe n'abatari ababyeyi, munsobanurira mu minota 2 tugahana ijambo. Mbese umwana mutoya bisha, umwana mutoya imibereho ye ni iyihe? Umwanya ni uwanyu. Ufite byaba byiza habayeho kumanika ikiganza, amanika abantu nka 3 batubwire, mbese umwana muto imibereho ni iyihe? Imibereho y'umwana mutoya ni iyihe? Mumanike ikiganza abafite uko bazi imibereho y'abana batoya. Takondwa, hanyuma murakoze cyane, reka dukoreshe bano 3. Takondwa, watubwira imibereho y'umwana mutoya imeze ite? Yesu nahimbazwe. Imibereho y'umwana mutoya, umwana mutoya arashobora kurwana n'umwana mugenzi wiwe, hashira akanya umwana mutoya akaba arabyibagiwe, bakongera bagakina. Yego. Ndetse yemwe nk'ababyeyi ugasanga twebwe kubera kamere yenda twaba dufite, ukavuga ati ariko ntabwo ari umaze gukubita mu mwanya ushize, none murongeye murakinye. Niyo mpamvu natwe iyo Imana idusaba kugira ngo niba mugenzi wawe gukora icyaha cyangwa gukora ikosa, mu kanya gatoya ubyibagiwe, nkuko ijambo ryavuze ngo ry'Imana ngo nurakaranya na mugenzi wawe izuba ntirikarenge ukimufitiye uburakari. Kubw'amagambo makeya nayo mfite nayo ngayo. Imana idufashe. Imana iguha umugisha. Wamanura ikiganza cyawe. Ntisezerana. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Kuvuga mu mibereho ya buri munsi, abana batonya tubona babaho biringiye ababyeyi babo. Naho haboneka ibibazo bibagoye, aho bitura ababyeyi kuba bizeye ko aribo batunganiriza. Icyo nicyo numva noshikiriza. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane, nawe wamanura ikiganza. Jonas, ndayikengurukiye. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Igituma abana batoya, abana nk'uko abavandimwe bahejeje kubivugaho, ni ukuri abana batoya bafite ingabire twebwe abantu bakuze tudafite. Nk'uko bari bahejeje kubivuga, abana bato bashobora kuba bariko barakina nk'imikino runaka, abana bakagwana, bamara kugwana ndetse bakanababazanya cyane, ariko kubera ko abana bo bafite ingabire ikomeye, ugasangana mu kandi kanya gato cyane basubiye kubaho ari abana beza kandi bariko barakina. Abana bakarakara, ndetse wo mubyeyi ukaba worakaza umwana, ariko umwana we kuko aba yiringiye umubyeyi nk'uko yahejeje kubivuga, ndetse n'umubyeyi ugakubita umwana, waheza gukubita umwana ukanamuhamagara ati ngo rero, hama umwana agahita aceceka, kubera ko umwana muto nta kurakara kurekura afite. Ariko twebwe abantu bakuze ntabwo bidushobokera, kuko abana bato bafite ingabire twebwe ababyeyi tudashobora kugira. Rero nibyo byadusaba yuko nako dushobora kugira imibereho nk'iyo
y'abana batoye ishimwe cyane. Yesu ahimbazwe, Imana iguha umugisha. Urakoze, nawe wamanura ikiganza. Gitinyiro Arsene. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Icyo nkundira abana batoya, umwana mutoya uramukubita, wamara kumukubita ukabona ari kuza kurebana impuhwe nyinshi, wanamuhamagara ari nk'akantu ugiye kumubwira akore, ukumva yitabye karame, ukubona ko umwana mutoya afite umutima w'impuhwe n'urukundo. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Namwe mwamanura ikiganza. Josiane we uje nyuma, ariko ntacyo nawe watubwira. Arsene mwamanura ikiganza. Murakoze cyane. Ikindi nabonye ku mwana, iyo umubyeyi amuhannye, aho kugira ngo amuhunge ahubwo araza akamuririra mu bituza bye kandi amaze kumukubita. Murakoze cyane, nawe mwamanura ikiganza. Ibintu muvuze mwese niko biri. Ababyeyi ndatekereza ko babyumva neza, barabizi, ariko kandi si n'ababyeyi gusa, ahubwo n'abandi, n'abana cyangwa se urubyiruko, abasore, namwe murabizi neza yuko ari iyo mibereho y'abana. Nuko Yesu ahamagara umwana. Nyabuneka aya magambo muyumve neza, niyo dusorejeho. Ahamagara umwana mutoya, arangije aramuzana, amuhagarika hagati muri bo. Kandi abigishwa bari bamaze kumubaza ngo, mbese umukuru mu bwami bw'Imana ninde? Mbese umukuru mu bwami bw'Imana ni muntu ki? Ahamagara umwana mutoya, amuhagarika hagati muri bo, nuko arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bw'ijuru. Imana y'amahoro ibagirire neza, itugirire neza, iduhe kugira umutima umeze nk'uw'abana batoya. Ibyo bizaturinda kugira inzika, ibyo bizaturinda gukora ibyo twebwe ubwacu tutakibwira, twibwira yuko atari ibyaha, ahubwo muri twebwe mu mitima yacu hazabamo guca bugufi, hazabamo kwiringira Data wa twese nk'umubyeyi ukomeye kandi ukiranukira kutubabarira ibyaha byacu. Uwiteka atugirire neza, aduhe amahoro, ndetse kandi aduhe imbaraga zo kuzamuka tugere ku rugero atwifuzaho. Nibyo mbifuriza, nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Reka nsabe mwese aho muri, duce bugufi dupfukamye dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Uwera wa Isirayeli, Imana idukunda, Imana ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu, tugushimiye ko wemeye ko mu masaha nk'aya y'igitondo tuboneka imbere y'ubwiza bwawe. Nubwo tutarebana amaso ku maso, ariko nta muntu n'umwe ufite ubwiza, ufite igikundiro nk'icyo wari ufite, ukemera ko bagisiga icyasha bakacyambika ikamba ry'amahwa, bagatera icumu mu mbavu, bagatobora ibiganza. Nta muntu n'umwe ufite igikundiro nk'icyo wari ufite, ngo byibuze abe ari cyo uba waduciyeho uduha amahirwe nk'aya. Ntabwo tuziranye, ariko uko byakagenda kose nta n'umwe ufite ubutunzi bukomeye cyane wagura umwanya nk'uyu nguyu waduhaye kugira ngo tube muri uyu mwanya. Ntabwo tuziranye, ariko nta muntu n'umwe muri twebwe upfukamye ahangaha wagira umushyikirano ukomeye cyane nawe ngo agere ku rwego rungana n'urwawe, hanyuma abashe kubona gutakamba kugira ngo uduhe umwanya nk'uyu. Ahubwo ni imbabazi n'urukundo byawe, wowe ubwawe warebye ubona ko tubikwiriye, urabitugabira kugira ngo mu mwanya nk'uyu nguyu tugaragare imbere y'ubwiza bwawe. Kandi ijambo rikomeza kutwereka yuko utwihanganira udashaka kwagira n'umwe urimbuka. Data mwiza, amagambo twize muri iki gitondo, ari uyigishije ari uyigishijwe, ndagusabye nkwinginga kugira ngo agere ku ndiba y'imitima yacu, adutere guhinduka, duhinduke nk'abana batoya, kugira ngo dukore ibyo udutegeka nk'umubyeyi. Buri muntu wese mu rwiherero rwe afite ibyo akubwira,
ndagusabye nkwinginga kugira ngo twumvire, ubwo turi hafi gucakirana n'urugamba rukomeye buri muntu wese atabasha kwibwira uko rumeze, ubashe kutuneshereza. Tubisabye Imana ku buntu mu izina rya Yesu, amen.